Tony, uva wambese reka nkubwire ngo uzongera zunguza nkaguca uzahita utaha kandi uzataha wambaye ibirenge ndakubwiye ngo nta niti ceceka ndakubwiye ngo mu buzima wambese harakata reka va mu maso uve mu maso kandi njye kubibwira ngo urabibona dore ko kameze kabetse bibi birakanyuza kubaho tujye kwarahwera nzabibaha namwe nimureba nzanabi nzabagabura nje ndabatema bamaye igihe cy'iminsi 3 ubuse iminsi 3 ko kubunzapfa ubuse bazanyica bizagenda bite ese ubu koko mana wa nyine wagize uko bigenza iminsi 3 ariko reka nzamagare Grace mugisha inama neza break binano nkubwire siwe buri kabijya dior mamaga ubu ntabwo hari bambwe ngo nase ziriya muzuzo none se ko bagira ngo mugisha inama zo mama Aline yambwiye ngo hanyuma y'iminsi 3 ngewe nawe na papa tugomba kuba twavuye hano twapfa yatwirukana ntabwo nzi icyo azakora icyambere ko tuva mu rugo none nkawe nka musaza wanjye wangiriye nama tugiye gupfa cyangwa batwirukane icyambere ko tuva hano niko yavuze ni iminsi 3 ngewe nawe na papa nawe ko numva uneye ubwoba ubwoba bw'iki kurava hano ubu ngiye gupfa udapfa warira aso navuye iki minsi 3 mazanga ngiye guhita urva urapfa iminsi 3 ahubwo tuba nyine niba turasanga mu masi y'imbizi ese ngo turajya ubundi twakwigendeye na papa kandi turajyana dutegereze na papa ashobora kuba afite aho yatujyana cyangwa tuyibwire papa Azira mahirwe nsanga umugore atariyo kigabo cyari kinyishe mana nyagasani ewe iyo mahirwe nsanze nta gihari mana nyagasani we ako musabana bibi dore inkoni data we ubu bisibuniye ukuguru yaranyishe amuhamba kari umugomera amuvuna muheto nzamwishyura akora mugwara aryoshye arakavuna umuheto dore umugore nimba muteye ndasimbiza ko nzanasubira nubwo yankubise nzasubira iyo sinzacika intege ako ndaziriye tu sopo negisoka yawukubise kupe amabi n'amaribori zigatemba mari mutatsi we hose yawukubise kupe amatako n'igisukari majyane Sasa mukobwa kwa bosera we mukova Yohana we mukova niweho ndi kukubona ura mukova kumeze gutyo kurwagira wabaye cyane byagenze bite zikandi nabyuze wapi ibintu byahari hasi kwa mabusha aho subisi bisanzwe tonjaga ndabimenya neza mbimenyaga gakeya niba navuga ngo mbimenyaga nabi niba ari neza ariko ntombyuzuragamo nkuko amazi guzuraga mu kidomoro nyine nawe urabizi ntabwo ari fresh tu subise uko tubayeho hariya ni mukwicara mu byo ndi kumva bikomeye icara hakuburiri bwanje ni mukuru ngo bimeze bite nyine nawe urabizi ntabwo niba mvuga neza ari guca niko bigendaga neza nanje mpayo nahatwitse niko mbigiraga yego se burya nawe ujye yambara ingofero njewe uburanti bwo kureba ku sabato iyo ngiye ku sabato nawe urahajaga njaga ku sabato haja gusura ibintu bavugaga ngo amaniga uragazi amaniga iyo nagiye kugasura nagiye no ku sabato ndahatwikaga hagashada hagakongo bakabaja bavuga ngo murebe mwene vandi ariko n'ubundi nje ngiraga kwa bafandi ugiraga kwa bafandi ariko si none wari uri kumbwira haryo ubwoko ngiye nkawe ngo bimeze bite hari bimeze nk'uko none se ntubizi nyine hariya tuba reka da ubusuzi wawe wamenye ibyabaye abagiye naje ku buriri bwanje ahangaha twicaye haba nakwamye nkahakwamira nyine ni kwa kundi cyo kuvuga ngo mama Aline
nyine atumira nabi njyewe na musaza wanjye Blaise akatumiraho amazi akadukubita mu izina rya Yesu ibyo bintu ndabihagaritse sibizongera ukundi. Wowe mukobwa kubwira akantu ngira nta kibazo urakemera ndabyona ndabyemera gusa n'ukuntu ngira neza nyine urumva nabyanga ariko twanabanye neza nto wabyanga nta mutima muri go umva rata ko kabora ngiye kukubwira nta kuntu wareka cya kindi kibaga nka muno urakizi hamwe no mu mutima igiki se kiba ntabwo ukimenyaga ntabwo neza wareka kino kintu kibaga tukakigira nk'abantu bagize kubera imyaka zacu zigiye hejuru tukagira ikintu cy'urukundo mbese muri twebwe ikintu cy'urukundo tukabitesitinga bikagira ibintu by'urukundo bigacomekana hoce oya tugakundana se none se sukuze none se niba muze wapi mama yanyica ntabwo ujya ubamukunda aba bigenza se arega buriya bose nje yazaduha n'iriya nzu irayinegisi irebye nka hano tukazayigiriramo nk'umugore nk'ibyo by'abagore babanaga n'abagabo oya ntabwo byakunda niba ari cyo gukundana wankunda ntabwo wankunda si ubwo nsabi ubwo ntabwo bakwirukana baduha n'inzu yo kuja turagiriramo twaje turagira kongera nkaza nkajyama hano ugasigara aho twagiriye waba uri kunshuka mwana oya mama Aline noneho yamera ntacu yagutwara reka ndagukunda nawe ngiye kongera ibibazo ajya weho ntabwo yakongerera ibibazo shanga urumva nishimiye sheri nzarira kwishe uyinjira ntikakugira ahubwo ntabwo ndi sheri wawe mva mu by'ikintu kiratuma uba sheri wanjye iki giki nari nanabihishiye n'ibiryo ibiryo suhisa wemera umva inzara yari inanyisha ahubwo gira ngo niba nje nari nabahishiye ibiryo ndabakundaga ko mabuja ntakabimenye bimenye yatwica yampamba ntasuke igitebo ntagihari aho tata we nabiguhishiye reka ndabakundaga nuko mutemeraga ni nabijanye nkiriya mu ijuru nari nagize nabi gupangiye agahungure kamwe kamwe kugira uhage byoga kamwe ndakugira uhage yesu we ukore wabihishe ndabakundaga sisemera ko ngukunda nyine bitengire aya taburetse dusenge huma nkagusha ni neza uri kwihumuka ntabwo ndonze mana turagushimye kubw'ifunguro waduhaye uno mukobwa aje arajya agahungure antamika kandi bigende neza kiravuye inzara iranyisha ujye reka dusenge mana ukomeze dore gafite 50 buri wese ajyaho akaronko arajya 30 izi nanjye njye umurongo mana ubigenze neza uritunganye uno mukobwa kandi mana n'ikindi kintu nkweretse ankunde kubera nanjye mukundaga ibintu bije biragirika ku murongo nk'abantu bakundanaga sabigira vinza riranyisha ujye wasengera ngiye kugira nurangiza urukundo rwinshi amena kuri njyewe n'uyu mukobwa na Yesu gira shikira iki gitoya ndagikiniza yo sheri ntonza guhahira ngo ngushobore wawe ari genza kwahirira n'ujajura ajya cyane tubitereka hano ubwo wa muhungu ubwo bizagira none si wajya buhoro umwana inzara iranyisha ntabwo jya buhoro we mukobwa jya buhoro uzatuma ngira ntagukunda ariko zikankubwira ndagukundaga turiya tunyoni turiruka utureba turiya tunyoni n'utwana na turiya ni twinshi ngiraga ndatuguhaye uzatwijanire uzatujyane ndatuguhaye merisi urakoze uratwemeye nsabi nibwo nemeye ko udukunda utwishyura ibiryo weho ngukundaga cyane kubera tuzagira n'iki kigora kibagamo tukagira rero birimo ariko nsabi nyine ndabibonye kutwemera pe noneho rero ndagukundaga ntacyo ntagukorera ibintu byose mbaga nabigize nabicapurishije mbese nk'umuntu w'umuniga mba mbibona pe
wabikurikiranye reba mbaga nabahishe ibiryo kemera ngahangana na mabuja akaza kavuga ngo nzaye igipfunsi ku gipfuno byati agahita agira ubwoba mukanarwana ngiraga ngo agahita agira ubwoba sabzi ko aribwo nemeye icyo nakubwiraga ramu mabuja ntabwo mpangara wese kuri umusore twaguze ukuntu aba tugira ariko narariyena niko agakobwa ntago nakwiyanye niko nza mabuja we ubu rero watinyutse unyarurira ibiryo ubizaniye akagashinga ariko mabuja we bimeze bite ubundi mu buzima busanzwe nzageza ryari igihe nakwiyamiye kujya umpera akagakobwa mabuja rero kavubyire yari yashonje inda yabaye ngo oya umva nishaka ibe yakwanye n'umugongo narakwiyamiye kujya umpera akagakobwa ibiryo byanjye ubu se akaba kakoze mabuja we yari ashonje cyane uretse nze kwereka ahubwo yari ashonje cyane mabuja we ntabwo byakumvikana uyu mubyeyi ra we mubyeyi umva yari ashonje cyane mabuja we yari ashonje mabuja we imbaga ntajyamye hano none se ntabwo ari wakazanye ngo ibiryo byanjye mabuja kamubyeyi yari ashonje kubitira hirya hariya isoni zigakora uyu mubyeyi ra ibi bintu bikore ese undi mugore yagiye koko ariko ibibazo bigura abagore bigaramiye biranze pe agiye kumbera ikirumbo nk'abandi numva kumana abagore b'iyi minsi bambere ikigeragezo pe birarangiye ko Jean Paul zaruha ariko ngiye gufata umugambi ntarenga ninjye mugabo mu rugo naramuzanye ngira kumwihanganira nk'umugore azanye abana babiri ntazi iyo bavuye ntazi na se nabishimiye none arenzaho kumpemukira anshyinyuma koko umugore icyo ngwimenyeza nikitora kuko ndabibonye ariko nanjye ngiye gufata ingamba nk'umuntu nk'umugabo kuko yambabaje ngira icyiza cyo kumwizera ngo muririre abana nabazana mbega abagore batanyurwa ariko buretse aryenje kamutegeze igihe arazi reba nk'amasaha yatinda yo asi ngibi birabana no kuvanga banguke abagore kuko ubwo bazatekereza bageze heko oya yo gufata umwanzuro ubwo si ibintu bizavamo koko oya Imana ushobora byose ko nsengaga ibintu by'Imana nkaba mbibagamo kajaja Imana ikavuga ngo muje murakundana kaba nakunze umuntu bakaba batamushaka ego data we ubu none bagiye kumutura aho ngaho urutuku bararunyamuramo nka guca nta bintu ariko no mabuja rero mabuja nzakira nanje nzamukunda nzamugukiza umva kugeza igihe na boss azavunira mu mavi nakwambiye mpaka nkunda umuntu azabidobye buriya mabuja azatubera ikibazo niba tuzamwikora muri kilo jana niba ikigeragezo bacikoraga ku rutugu numvaga ngo bikoreraga ibibazo n'ibigeragezo sinzi nuko tuzacikorera ahari nzaje ndabyikorera mu mugongo ariko yarantuyeho niba ikambihisha ataza kubibona nuko ari akagori ntabwo akikariye reka da bwahehe ubagiye kubararira ariko bano bana bararushe babaye indushi si ubu bizagenda bite buriya ra urandebera kagashinzi k'agakobwa di urandebera koko ubwo igihe navugiye mukubu na n'ubu uracyakubura ese ubundi wakakobwa hariya ntitwaba bagiye gushinga ukubura kuri gade isa ntabwo igutumye ntabwo nasanze uri mu rukundo we n'akaya kazamu ni nzayo kuko ariko ntabwo bikoze ni nzaye yagushutse se yagutwaye mu kiziriko yagutwaye aguteruye yagutwaye aguhetse yagutwaye hehe nyine yasanze n'imodoka kubura hariya gupira kuri gate nyine umva nkubwire ndakwiyamye n'umuzamu wanjye ndakwiyamye ubundi ibi ni ibiki umugabo yanzaniye muri uru rugo ko ari ibara rya kagoma yanzaniye aha ngaha ubu ubona uri umukobwa ubona uri ingirwa abakobwa ubona uri igiki koko uzi ko kugira ngo ube igisubizo ahubwo wowe ube ikibazo
nta soni wowe igihe navugiye ubu uzafatwa he? Mwiriwe mama Rine. Wiriwe musaza wa? Mwiriwe ndakomeye nta kibazo. Yego. Wiriwe ute? Shaka mbe ngiye ariko ko ndi kubona muri musaza wanjye nagenda ndakwereka. Muri gutonga Ngwino musaza wa, ngwino nkwereke. Abakawukoreye ibikizi. Sha buriya karakana karananiye. Uzi ibintu uyu mugabo yaje kunyegekaho. Sinabikubwiye se. Biriya ntago ari ibisubizo ahubwo ni ibibazo byacu. Umva n'ibara rya kavuna ntiwareba. Ni nk'umusozi wose bafashe banyegekaho barankorera. Umva si umutwaro wikoreye ngo kutu si uzaro tu ukuvuye ku mutwe. Reba kara gakobwa karara amajoro kagenda katambwiye. Ejo nanagahiseho dore abahungu bakegetse hariya. None dore nazamu nawe nasanze ibintu byacu. Nazamu. Ngaho nawe yumve. Ejo karanza ninde hano muri runo rwo nawe ukubera undi mutwaro. No wikoreye itari wana utu. Webindeke nzakica ubu ngiye kugakongisiyo nikayirengaho rimwe gusa zahita ngatumura akagenda. Gusa nje nta kintu kimbabaza rwose nko kubona abana tutazi niyo baturutse mu mitungo yawe aribo bari kuza bakayigufungiramo. Uzi ko neza yashoje kugufata neza, uzi ko neza yashoje kwakira ko ari iwabo. Reba umugabo ndabimubwira akanca amazi ntabashaka kunega amatwi ntanyumva reka ariko uretse rero uzi ko nje ngira ngo n'uriya mugabo baramuroze. Burasi urabona ari gusa urabona umugore yakuyeho bari abana ataramurangije. Nawe ndebera uramubwira ibintu atabana gutya na gutya ntago abyumva. Ubu koko ntago abona yuko ari imbogamizi. Wahora n'iki musaza? Ubu narumiwe muri uru rugo narumiwe nabuze umuntu mbwira nabuze icyo nakora mbese. Ariko karakabaretse tukakigira umugambi tukagakorera umuntu. Gaho se nyugura inama. Cyakira ngiye nakubwiye cyo kugatenda ise nawe akabibona yuko kari mu mico mibi. Nyamazira nama dushatse twayikurikiza. Ngaho se hambere nyine nka musaza wanjye nibura ndeko kansokera mu rugo kagatunga. Nyamaze dushatse twashaka uburyo tugafata ku ngufu tugagatera. Sigumva ko sana niba sanarabuke kandi inda iturimo. Yonda samenyano byavuye. Kandi cyonziyo. Ise naza kubona kapi. Azahita akavana muri runo rugo azabona yuko ibintu biri kukongoza. Ari abantu ari abahungu b'Ikigali sikabwira papa we ko kataza umwana igatega byemera. Umva rero Mari gahunda niyo naho tutabikurikiranya akirikare twaza kwikanga amazi yarenze umugambi no aho koreka nahe sumva ura mugabo watansanga hano sigaye mbona nyine cyane nta kibazo. Ninde yarababe sabe bizete kumera boss we Dambara kamera cyane mvugo ariko cyane ndabona sabe kugira rya ndabona mwawe kwitaye jaga ariko hari ibintu mbonaga bitarimo kujabara ngaho boss we ariko ubundi bimeze bitari cyane hakaza bigira suda mvugo ariko kirugenda ariko boss we hazamba yakarindi uzumubu yababa we daraka ndikugira ngo kaguca ikibazo aha ku maguru ho rero kumpaye bot dore umupose naba mbonye wampaye bot urashaka kubikwima ikibazo iyo uwo mubara gukangura nko kumuna yo kubashasha gutungura kinjira kwije imbeho kubise bwo wumva neza ko wicara biteguye ko igisambo cyaza kugikangara uze we ubwo kumva mu bugura nkanguraga uye muhungu wanjye wese ukureba ubwo wewe muhe promotion kumangu tujya kumangu njanja kumangu tujya nta muntu wagira akanaga bya bindi bagiraga nkaguca akagwa oya apigera kizo za senyenge soze ziri ntabwo yasibaga bivemo aho cyo kiro ubundi hano mu kubana bigenda neza bose we jewe ko rero boss we hari ikintu mbonaga kubera njyewe wagira uko uhagaze ku buriri mwa bose we no kuzangirira akantu keza ndabikurikirana igitose hari ukuntu mbonaga bari abana nkunze kubona bafite ibintu nka wagira bafite agahinda wagira bafite amarira iki bikota ariko ibanga ibanga tumvemo n'ibanga ntinye mawujo yaravuze ngo ntuzabivuge tumvemo n'ibanga bose we tumvemo n'ibanga none si ndakubajije nsubiza
mahoro yaravuze ngo ntuzabivuge. noneho rero ngo ndababazaga bakambwira ngo ni umuntu ari kubarya niba uzaba ikinini cy'inzoka niba uzabashakira umuti nk'imiharavumba n'imitagara Inka ya Rwatabo. Biki? ni inzoka zo mu nda zijaga zirabihinduka. Uvuze ngo ikintu ngo ujye kubona ngo bari kurira ngo mu nda bari gutaka ibiki n'ibiki. ngo imiharavumba nizo zibikiza. Tinga no kubimbwira. none ariko abantu mbonaga imiharavumba n'imitagara n'imiyenzi. Kadogo ceceka. n'umuntu ntabwo ndatuza mu mutima si ubu nticyankurikira kandebe ntacyo umugore wanjye ariko nabimenya azanyica ukuntu agira amahane se Imana izamfasha atazabimenya. rero urugo rwa bose uburyo bose mbona mwimya amakuru kayamuhisha nkayatsimbararaho muri rugo mabuja aboneka ku mwanya wa mbere w'abagome we ameze nk'akantu k'akanyamaswa ameze nk'akanyamaswa umukobwa we rero ni ishano y'ishinzi ni inshego ni igihato wanjije ampaye nk'agatanazi eh rero gagashana nawe uri kwitonganya ibi none sirakwagira ugiye gusohoka ibi bipangu ninde yo kuba uburenganzira bwo gusohoka umva nkubwire ndi kukubaza umva manzi nyumve mama yavuze ngo ibyo wambwira byose yakubwiye ngo iki numvishe mama ari kuvuga ati birabyana usigaye ubiha ibiryo nakubwiye ati nzongera kumva mama ari kwitonganya ngo ibiryo by'iwe bihaye abana ibyo wambwira reka nkubwire nzongera kumva mama yavuze ngo birabyana wabihaye ibiryo uranyumva aya matwi tuzayakurura ujya uramenya ko hano atari iwanyu ujya uramenya ko uri umukozi uri kubyumva neza kuruguta urabumve hano si iwanyu ujya urabimenya neza ibihato byo mu masuka byabaye byinshi uri kumva njyewe ndakubwira ibyo wambwira byose bitarimo gusohoka neza ariko si mpamvu nyuma ntacyo mama azongera kuvuga ati nkumva yavuze ati birabyana wabihaye ibyo kurya uzahita usohoka kandi uzagenda utanahera ariko ubwo buhato bwanyu wagira mwana bivukanye mwasoni umva wambese reka nkubwire uzongera zunguza nka gutyo uzahita utaha kandi uzataha wambaye ibirenge ndakubwiye ngo nta niti ceceka ndakubwiye ngo mu buzima wambese haragata reka va mu maso uve mu maso kanze njye kubibwira ndetse urabibona dore ko kameze kabetse bibi birakanyuza kubaho tujye kwarahwera nzabibaha namwe nimureba nzanabi nzabagabura nje ndabatema ya bintu nsaba mbwiye yaba ari byo mama Aline varumve niko amakuru ntangiye gukurura hirya no hino ngo abantu uri kubafata nabi muzenzi ngo ndi kubafata nabi ndabikubwiye ntabwo ushinzwe kumenya ibintu wabimbwiye ariko ufatiye ko umaze kumenya ko amakuru uri gufata abantu nabi ubwo rero ndashinzwe kumenya umuntu wabikubwiye byigumanira bikugumemo ariko mama ari buriya ukuntu umaze kukubona ko nzi ko nagushatse uri umuntu mwiza nkaba ndeba uko iminsi y'icuma ugenda ukara wimakazwa n'iki umva aho kugira ngo mbe mwiza ngenda ndushaho kuba mubi kubera ibintu wankoreye mbese madamu mwiza ni ibiki naba narakoze bibi byatuma ufata imyanzuro wowe urahangara ukajya kuzana abana babiri mu rugo ntabyaye ntanagusanganye wabyaye tubana nje nawe tubana ukajya kubyara abana mu gasozi ukabazana ariko njya kubazana n'abana ndagusaba tubyumvikana ahubwo sinibaze impamvu ukuntu umpindutse none se ujya kubabyara kutangishije iyo nama wagiye kubabyara mu gasozi kubera ko nge nabuze urubyaro wenda iryo ni ikosa ariko njya kubazana nagusabye uburenganzira urabuma urabyemera nanabazanye urabemera urabishimira atubonye abandi bana mu rugo beza bazaba bakina nande muri mukobwa wacu none rero utangiye kumpinduka umva reka nkubwire amazi ntabwo ari yayandi nushake woge magazi
uri kubyumva neza kubera yuko warambabaje nanjye ahubwo biriya byana byawe nzabibabaza paka kugera igihe uzankurira abana mu rugo ntabyaye ukabajyanira nyina kubera yuko ntabwo nabyihanganira. gicoco gusa ko kimeze kintu cy'igihwerahwere nka nkeri ngo uzasohoka gasohoka iyo ntazi kanyamvera nzabiba uzi ko ubuntu karafashe nkaguca kajana nkino kakumva ndimo neza kagarura kakumva ndimo karantinye jese banyagaho. Umva reka nze nanigendera ahubwo ntaba ndi guhangana nawe ahangaha aya masaha. koko umugore nishakiye abashambwira kuri iyo ariko ibi ngomba kubifatira umwanzuro ntabwo byaba naramushatse ntiyanshatse naramushatse ntabwo yanshatse ngomba kumufatira imyanzuro ntabwo byavamo ihangana mbwira ngo abana ngagiye kubabaza kugira ngo mbuzokanye muri uru rugo tura nta n'isoni afite ariko wumva ari genge buradutangira urugamba ari genge shaburetse ariko